Umunsi umwe hari abarobyi bashatse kujya kuroba, binjira mu bwato bwabo, gusa umwe muri bo azana inkende ye nayo bajyana mu rugendo. Ubwo bari mu nyanja hagati, haje kuza umuhengeri n'umuyaga mwinshi kugeza ubwo ubwato bwabo bwiyubitse bararohama, n'iyo nkende nayo irarohama. Iyo nkende yabonaga ko byayirangiranye, gusa muri uwo mwanya haje kuza igifi kinini gishyira ya nkende ku mugongo wayo kiyijyana ku nkombe. Bageze ku nkombe z'ikirwa cyari aho hafi, maze inkende iriruhutsa, maze icyo gifi kibaza inkende giti, ese aha hantu uza hariho? Inkende irasubiza iti, yego cyane rwose, ahantu ndahazi, no kugira ngo ubyemere neza, umwami w'iki kirwa ni inshuti yanjye ya hafi. Inkende irakomeza ibwira icyo gifi iti, ubundi se waba uzi ko ndi n'igikomangoma? Icyo gifi kubera cyari kizi ko nta muntu uba aho ngaho, gisubiza inkende giti, ese mama uri igikomangoma, ubwo wanaba n'umwami noneho. Gusa kubera ko inkende yabeshyaga, bwari n'ubwa mbere yari igeze aho hantu, ica bugufi itangira kubaza icyo gifi iti, ahubwo se ni gute nawe umwami kuri iki kigo? Icyo gifi gitangira koga gisubira mu mazi, gisubiza inkende giti, biroroshye cyane rwose, wikwirwa wivuna, kubera ko ari wowe kiremwa cyonyine kiri kuri icyo kirwa. Rero n'ubundi ubwo uraba umwami da. Igifi gisigaye ya nkende aho ari yonyine, kisubirira mu mazi. Isomo rya none ni uko abo bakunda kubeshya buri kantu gatoya kose birangira bari mu bibazo nabo ubwabo batazi ko babigezemo. Bajya bavuga ngo ukuri kose si byiza kukuvuga, ariko akanyuma gato hari igihe kagushyize mu bibazo utatekerezaga. Tugushimiye wowe ukomeje gukurikirana Mushatsi TV, tukwibutsa gukanda subscribe niba utarayikora, unakora share ku nshuti zawe kugira ngo ubu butumwa bujye bugera kuri benshi. Ese waba ukeneye gukoresha indirimbo, waba uri umuhanzi ku giti cyawe cyangwa muri korali, waba se ukeneye kurikodinga publicité, theatre cyangwa ikindi kintu cyose cyerekeranye na sound, njye ndi producer Izra kuva muri Mystic Music. Tugufashe, dukorera mu karere ka Gakenke. Ushobora no kuduhamagara kuri nimero zacu arizo 0784461600. Tugane tugufashe ku giciro gito cyane utasanga ahandi.